Nongeye guhereza ikaze kuri YouTube channel ya Samujyi Official ndetse anakwifuriza ibihe byiza no kugubwa neza aho uherereye hose, wowe tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru aba agezweho hirya no hino, yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mwanya rero ndagira ngo unyemere tugaruke kuri itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu munsi, by'umwihariko hareberwa hamwe uburyo uburezi bw'igihugu cy'u Rwanda buhagaze, haba mu Rwanda muri rusange ndetse n'uburyo bugaragara hanze y'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite uburezi by'umwihariko buri hejuru cyane hano ngaha muri Afurika ndetse buzamuka umunsi ku wundi. Uburezi bw'u Rwanda buri mu nzego zitera imbere byihuse, by'umwihariko bitewe n'amavugurura yagiye akorwa mu masomo yigishwa, abarimu bayatanga n'ibikorwa remezo birimo ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano bwifashishwa mu kwigisha. Raporo ya Minisiteri y'Uburezi ku bikorwa by'uburezi mu mwaka wa 2024-2025 yashyizwe hanze kuwa 30 Werurwe 2026, igaragaza ko muri uyu mwaka ibigo by'amashuri byageze ku bihumbi 4,996 bivuye ku bihumbi 4,986 byariho mu mwaka wa 2023-2024. Ibigo by'amashuri ibihumbi 2,083 bifashwa na leta ku bw'amasezerano, kandi nabwo ni mu gihe ibindi bigo bigera ku 1,576 ari ibya leta, naho ibindi 1,333 ni amashuri yigenga. Amashuri ya leta angana n'ibihumbi 31.5%, aya Kiliziya Gatolika angana na 28.1%, ay'Abaprotestanti angana na 20.5%, ayashinzwe n'abantu ku giti cyabo cyangwa se ibigo bitegamiye kuri leta ni 16.9%. Aya mashuri rero yashinzwe n'itorero rya Adventiste cyangwa se Abadive b'umunsi wa karindwi angana na 1.7%. Ay'Abisilamu rero angana na 0.6%, ayashinzwe n'amahuriro y'ababyeyi ni 0.6%, mu gihe amashuri y'abantu ku giti cyabo cyangwa se ibigo bitegamiye kuri leta angana na 16.9%. By'umwihariko nk'uko nabikubwiye, u Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite uburezi butera imbere umunsi ku munsi. Kugeza na n'ubu ngubu rero ibigo byinshi biri mu gihugu cy'u Rwanda ni ibyegamiye kuri leta, hagakurikiraho Kiliziya Gatolika, aho ifite ibigo bingana na 28.1% mu gihugu cy'u Rwanda. Kiliziya Gatolika niza ku mwanya wa kabiri mu bafite ibigo byinshi hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, aho Protestant iza ku mwanya wa gatatu, hanyuma havaho Protestant. Ibindi bikurikiraho byinshi ni ibigo bitegamiye kuri leta, aho bingana na 16.9%. Nk'uko rero bigaragara mw'iyi raporo yashyizwe hanze, mu mwaka umwe hubatswe ibyumba by'amashuri birenga ibihumbi 3. Iyi mibare igaragaza ko hagati y'umwaka w'amashuri wa 2023-2024 na 2024-2025 mu Rwanda hubatswe ibyumba by'amashuri birenga ibihumbi 3,403. ngira ngo urumva buryo ki ibyumba by'amashuri byongerewe hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo rero ni ibintu byisobanura, kubera yuko hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda ahantu henshi hagiye hubakwa amashuri kugira ngo abanyeshuri bazajye bajya ku ishuri bitabashije kuba byabagora nka mbere uburyo ki byari bimeze. Amashuri yagiye yegerezwa abanyeshuri, ngira ngo mbere mwarabyumvaga umuntu yashoboraga kuba agiye kujya ku ishuri cyangwa
umuntu ashobora kuba agiye kujya ku ishuri agakora urugendo rurerure n'amaguru kugira agere aho ajya kwiga, ariko ubu ngubu bitewe n'uburyo ki amashuri yongerewe mu gihugu cy'u Rwanda, ibintu byarisobanuye, biragoye ubu ngubu kuba wabona umurenge utarimo ibyumba by'amashuri nka bingahe, kubera yuko ibi ngibi byamaze kuvugururwa na leta y'igihugu cy'u Rwanda. Amashuri yubatswe ni menshi cyane ndetse abanyeshuri bose bahabwa amasomo ku buryo bukwiye, buri somo rifite umwarimu uryigisha nta bintu byo kunyura ku ruhande. Nk'uko nabikubwiye rero, u Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite uburezi butera imbere umunsi ku munsi, ndetse bikagaragarira buri umwe, yaba ari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, kubera yuko uburezi bw'u Rwanda bwashyizwemo imbaraga nyinshi cyane, by'umwihariko mu kongera n'ibyumba by'amashuri hirya no hino, kugira ngo buri banyeshuri bose bazajye babasha kuba babona uburyo ki biga bitabagoye. Ikindi, amasomo agatangirwa ku gihe, ikoranabuhanga ni ryose, yewe n'abarimu batanga amasomo bakayatanga neza kandi mu buryo ki bukwiye. Kugeza n'uyu mwanya, ikibazo iyo kivutse mu kigo, ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda rwose bugikemura mu buryo bwihuse, ndetse abanyeshuri bagakomeza amasomo yabo mu buryo ki bukwiriye. Yewe uburezi bw'u Rwanda, hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda hari kaminuza nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ndetse izitari mu mujyi rwagati, kaminuza nyinshi ziri mu mujyi ubundi wa Kigali, ariko nubwo ziri mu mujyi wa Kigali, n'abari mu ntara ntibabuza gufata amasomo yabo, kubera yuko kaminuza nyinshi zigiye zifite amashami yazo hirya no hino. Ubu ngubu ibintu byarasobanutse, ushobora kwiga kaminuza yawe ugasoza amasomo, ndetse ukaniga ukora, ukiga ukaba ufite igihe runaka ujya gufatiraho amasomo yawe, bitewe n'ikoranabuhanga riri hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu ntacyo washinja uburezi bw'igihugu cy'u Rwanda, bitewe n'aho bumaze kugera intumbero yabwo. Umunsi ku munsi buri kimwe cyose kirisobanura kandi kirigaragaza. Buri umwe wese aho yaba ari yakifuza kuba yakiga hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, bitewe n'uburyo ki uburezi bwaho buhagaze neza. Ibyo byose nta wundi twabishimira ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Reka nkubwire ukomeze kugira ibihe byiza ndetse unagubwa neza aho uherereye hose, wowe tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye, ndetse n'amakuru aba agezweho hirya no hino, yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Cawu cawu, ukomeze kugira umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza. Imana ikomeze kuba hafi gushyigikira mu byo ukora byose.